Ndabasuhuje kandi nanone mbahaye ikaze kuri ya YouTube channel yanyu akaba nayo yanjye ariyo Mess Empire Talks. Channel yiyemeje kujya bakurikirana amakuru y'ubwenge ari kugenda acicikana ku mihanda, haba mu buryo bwa documentary, dore ko tujye kubazana n'uburyo bwa interview mukajya bukurikirana amakuru gatanuka. Kandi by'umwihariko iyi ni channel ikunda gukora amakuru ya showbiz, politike ndetse n'andi makuru menshi agiye atandukanye. Wewe icyo usabwa nta kindi, nimba ukunda amakuru y'ubwenge kandi ukayabona ku gihe, amakuru yizewe, icyo gukora urakize. Uyu munsi rero tugiye kuganira ku makuru ari kugenda acicikana ku mbuga nkoranyambaga, na makuru ari trending. Biri kuvugwa yuko uwitwa Vestina ndetse na Dorcas bamaze gutandukana n'uwitwa Murindahabi Irene wari manager wabo. Reka mbonereho no kuguha ikaze muri kino kiganiro cyitwa Bimenye. Ni ikiganiro gitambuka kuri muyoboro wa YouTube channel ariwe Mess Empire Talks. Kura subscribe kuna channel fungura nizogera kunyanga amakuru nkaya ngaya y'ubwenge, amakuru mashya kandi uyabonere ku gihe nawe ukiyabasha kuyabona tucyauploadinga video nawe ubone mu bambere. Uyu munsi tugiye kuganira kuri bano bakobwa babiri witwa Vestina na Dorcas, bazwi kuba bakora indirimbo za gospel, hako bakaba bamaze gutangaza yuko bamaze gutandukana n'itsinda rya mama najingiraga umuziki ariwe Murindahabi Irene cyangwa se MIE Music, bakaba bamaze gutandukana. Ese nibyo? Kura subscribe kuri no channel fungura nizogera kugira ngo tujye tubana gatanuko kandi amakuru nawe yamenya akira amakuru mashyashya. Biba bibashije kubona uri umujene cyangwa se uri umuntu w'umusirimu ukajya kubona ukumva abantu bari kuvuga inkuru zagiye zicicikana, wowe ukajya uvuga ngo bigeze ngo byagenze gute, kandi ubizi ko channel ya mbere ikugezaho amakuru yizewe kandi amakuru atari bihuha ari Mess Empire Talks. Kora subscribe kugira ngo tujye tubana. Kino kiganiro bakite Bimenye, ngiye mugiye kubana muri kino kiganiro banyita Promesse, niyo nagize aka the king of this upward plus 257 na amazina nkaye n'icyankwi, gusa n'icyankwi yaremeye kurya ibiti, nge naremeye kugusobanurira. Nyita Mess. Munyemere dutangire gutya. Witwa Vestina na Dorcas ni bamwe mu bakobwa dufite anga mu Rwanda bakunzwe cyane gukora indirimbo za gospel zigenda zimproving abantu kuba bakagira Imana ndetse indirimbo nyine ziyobokamana. Aba bakobwa uko ari babiri ni abakobwa batangiye gukora mu mwaka wa 2021, ari abakobwa babiri bagenda bakorana indirimbo, buri hamwe umwe agiye n'undi abahari, beganye n'abantu biyemeje kuba bakorana imiziki yabo ari babiri gusa, cyangwa se buvuga ngo ni nk'itsinda nyine ry'abakobwa babiri. Abakobwa ntabwo nabavugaho byinshi murabazi, gusa bano bakobwa mu miziki yabo babanaga n'uwitwa Murindahabi Irene. Uyu mugabo witwa Murindahabi Irene icyo yarashinzwe kuri Vestina na Dorcas mu ndirimbo zabo ni ukuba yafata izo ndirimbo zabo akazibera manager, ari wa wundi ubashakira ibitaramo, wa wundi ugomba kubashakira ibikoresho byo gukoresha indirimbo, ibintu nyine byose. Urumva manager ni umuntu kumanagingira ibintu, akavuga ati ugomba gusohora indirimbo zingahe mu mwaka, ibintu nk'ibyo ngibyo. Uyu rero witwa Murindahabi Irene yaje kuba yatandukana na Vestina na Dorcas. Ibi ngibi byagenze gute rero? Vestina na Dorcas baje kuba basohora itangazo bavuga yuko batandukanye n'uwitwa Murindahabi Irene wari manager wabo. Reka tumaze tumenye icyo batandukanye kugira ngo tubashe gusobanukirwa. Iri tangazo basohoye ku rukuta rwabo rwa Instagram barisohoye mu buryo bw'icyongereza, gusa nkuko nabe basezeranyije ni ukubasobanurira gatanuko. Kandi reka tujyane tumenye icyatumye batandukana, tubanze dusome n'urupapuro twumve icyo Vestina na Dorcas bavugagamo. Bagize bati: nyuma yo kubitekerezaho neza no kubisesengura mu buryo bwimbitse, twe Vestina na Dorcas twafashe icyemezo cyo guhagarika ku mugaragaro ubufatanye twe dufitanye na MIE guhera aka kanya. Bakomeza mu gihimba bagira ati: mbere ya byose turashimira byimazeyo MIE. Kuva mu ntangiriro bizeye inzozi zacu, bashora imari mu rugendo rwacu kandi badufasha mu gihe twari tubikeneye cyane. MIE yatubereye nk'ababyeyi mu rugendo rwacu, itwigisha, iturinda kandi dufasha kuba abahanzi ndetse itugira nabo turi bo ubu. Tuzahora dushimira urukundo, ubufasha n'amahirwe baduhaye. Bakomeza hasi bagira bati: iki cyemezo nticyafashwe mu buryo bworoshye, twishimira ibyo twagezeho hamwe n'ibihe byiza twasangiye, ariko muri iki gihe twumva ko ari ngombwa gukomeza urugendo twigenga kugira ngo duhuze icyerekezo, indangagaciro n'ejo hazaza twifuza kubaka. Bakomeza nanone bagira ati: dufitiye icyubahiro n'ishimwe ikipe yose ya MIE kandi tuyifurije intsinzi mu bikorwa byayo byose bizaza. Bakomeza bagira ati: ku bafana badushyigikiye, murakoze kuba muri kumwe natwe buri ntambwe. Urukundo rwanyu n'icyizere mudufitiye bifite agaciro gakomeye. Iri si iherezo, ahubwo ni intangiriro y'urugendo rushya. Twishimiye ibiri imbere kandi ntidushobora gutegereza kubisangiza. Basoza bagira ati: turabakunda kandi turabashimira. Imana ibahe umugisha.
Aya magambo ni amagambo yapostinzwe ku rubuga rwa Vestina ndetse na Dorcas igihe bari bari kubwira abafana babo ibyabaye cyangwa se bamenyesha. Hagati aho wahita wibaza ngo ese ni iki cyatumye Vestina na Dorcas batandukanya n'icyitwa MIE cyangwa se rebo yabo cyangwa se twabyita nyine na management yabo, niki cyatumye batandukanye. Hano batangaje yuko bashaka kwigenga ari igihe kigeze kugira ngo bingenge, niyo mpamvu batandukanye n'uwitwa Murindahabirene wari manager wabo. Murindahabirene se wabagejeje ku bintu byinshi, twagiye tubona indirimbo z'abakuru zagiye zikundwa pe zararebwaga, nta ndirimbo bafite tararebwe na miliyoni kuzamura. Ariko se nibamara kuva muri cyitwa Murindahabirene cyangwa se muri MIE Music bazakomeza kuba barebwa gutyo cyangwa se abantu babareba bazagabanyuka? Jya muri comment umbwire. Cyangwa ni hari tuzisanga abantu barebegaga na miliyoni 10 kuzamura tuzajya dusanga bari kurebwa n'ibihumbi 20-30. Jya muri comment tubwire. Ni nanga dusoje ikiganiro cyacu cyitwa bimenye, ni ikiganiro gitambuka kuno mu bibura YouTube channel ari we MS Impact Talks. Nyaboneka kora subscribe kuri no channel kugira ngo amakuru nk'aya ngaya ntaza yagucika. Ibiganiro byiza nk'ibi by'ubwenge, ibiganiro bivuga kuri showbiz, twe byose tugiye tubifite ahangaha, ujye unyarukiraho birebe. Kora subscribe fungura inzogera kugira ngo utazajya ucikwa. Kimwe muri kubona muri kino kiganiro banyita Promesse niyo nagize aka the king of this upward plus 250 ni amazina nk'ayi Ndyankwe. Gusa Ndyankwe reme kurya ibiti njye naremewe kugusobanurira. Gita Mess.